ndababohera inyatsi n'akarande mu izina rya Kristo Yesu. Ndahagarika abapfu bapfumbase abazima, babarekure mu izina rya Kristo Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza, tubashe kumva ubuhanuzi tugiye gusanga muri Daniyeli ibice 12. Turasoma tuhereye ku murongo wa mbere nyine kugeza ku wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya uhagarika abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe azaba wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi, ati ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Nuko aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, bazashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Nuko igende utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Bakristo bavandimwe, iri ni ijambo ry'Imana dusanga rero nyine muri Daniyeli. Nk'uko nabivuze mbere, aya ni amagambo akomeye avuga iby'umunsi w'imperuka. Ni ukuvuga ngo ni ibyo Daniyeli yerekwaga. Iri jambo rero narihawe ngo nditangarize isi, kugira ngo abantu bamenye ibitegereje isi cyangwa se ibyenda kuzaba kandi bidatinze. Hanyuma muri iri jambo ririsobanura, harimo guhishurirwa iby'umunsi w'imperuka, ariko kandi harimo no gusezeranywa ubugingo, harimo n'uburyo bwo kwezwa kugira ngo twizigamire ubugingo, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo abazatunganywa bazezwa, bazacishwa mu ruganda. Haleluya, haleluya. Ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Ni ukuri Imana itugirire neza, munsi duhishurire, tugirire neza, twumve icyo ishaka kuvugana natwe. Ni ukuri aya magambo rero buri wese ayumve mu buryo bw'imbuzi cyangwa se mu buryo bwo gukangura. Ya ni amagambo Imana ivuganye nawe uri kumva ubutumwa, kugira ngo ukanguke umenye ko umunsi w'imperuka uri bugufi.
ibyo rero abantu bagomba kubimenya nk'uko nyine bihujwe n'ibiri muri Yesaya igice cya mbere tuvuye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 20. Uwiteka Nyiringabo Imana aravuga ngo niyo wasenga amasengesho menshi ntabwo yayumva ngo kandi ibiganza byuzuye amaraso. Aravuga ngo rero mureke tujye inama, muze munsabe imbabazi, nubwo ibyaha byatukura bikamera nk'umuhemba bigatukura tukutuku, ngo Kristo arabyeza bimere nka shelegi cyangwa ubwoya bw'intama. Yo ni amahirwe akomeye ngo kuko uzemera agaca bugufi araza kubabarira, kandi uwo ngo araza kurya ku mbuto zo mu gihugu. Ariko ngo uwanga akanangira kanga guca bugufi kanga guhindukira kandi ngahinduke, uwo nguwo nta kabuza inkota izamurya, uko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuga. Oh haleluya haleluya. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6 hakambwira ngo mureke dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Niyo mpamvu rero nawe urahamagawe. Birashoboka ko rero utajya wibaza koko niba iby'umunsi w'imperuka bishoboka. Birashoboka ko utajya ubitekerezaho cyangwa ngo ujye ubitindaho. Uyu munsi ubonye imbuzi rero, ubonye imbuzi guhamagara, irakubwira ko uri umunyabugingo. Igihe cyose uhindukiye ugahinduka, kava mu busambanyi, kava mu busambo, kava mu businzi, kava mu kwikinisha, kava mu mashyari, kava mu kuraguza, ugahindukirira umusaraba, Kristo akakugirira neza, bityo nawe ukaba umuragwa w'ubugingo buhoraho. Bitabaye ibyo uraza nawe kujya mu mubare w'abarimbuka, uraza kujya mu mubare w'abagenda. Ariko ndakwifuriza kugira ngo ucyumve ubutumwa, cyumvire isengesho, reke dusengane nawe. Nyemerere ngo usengere Imana kugirire neza n'ukuri, ikuhagira ibyaha byawe, ariko nawe n'ukuri wemera uce bugufi. Yego birashoboka, wahuye n'ibigusha, wakuyemo inda, ibyo byose ayo ni amaraso akikuriho, ariko haracyari ibyiringiro kuko umusaraba wa Kristo urahari kandi yiteguye kukubabarira. Nk'uko muri Yesaya bice 55 murongo wa 7 aravugana nawe amagambo akomeye, kavuga ngo ndakubabarira, ngo ndashaka kungarukira kugira ngo nkugirire imbabazi. Nagira ngo rero ngutangarize ko uyu munsi dufite amahirwe, uyu munsi ufite amahirwe akomeye cyane yo gusabana n'Uwiteka Nyiringabo Imana, akabasha kuba rero yakweza akakubabarira. Muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 7, umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Oh haleluya haleluya. Turagushimye Mana, turagushimye kubwira itangazo uhaye abantu bawe, turagushimira kubwira itangazo uhaye abasore n'inkumi, turagushimira kubwira itangazo uhaye abagabo n'ababyeyi, turagushimira kubwira itangazo uhaye itorero Mwana, turagushimye Nyiringabo. Uyu munsi rero Mwana udutangarije ko uri buze imbere yawe umugirira neza, nawe akabasha kuzaragwa ubugingo buhoraho, kandi ingoma yawe iri bugufi, kandi ingoma yawe iri bugufi, uri bube maso aragukoraho, uri bube maso aragabana. Urakoze rero, tukweretse abantu b'ingeri zose Mana yacu, turakwereka rero. Nyemerera nkwereka abasore, nyemerera nkwereka abakobwa, nyemerera nkwereke abana batoya, nyemerere nkwereka ababyeyi, nyemerere nkwereka abagabo. Abo bose Mwana ndabahamagara kugira ngo baze imbere yawe, nabo barebane impuhwe Mwami. Wemera agaca bugufi muri iri sengesho Mwana, umugirire ibambe, umugirire neza mu izina ryawe Kristo Yesu. Hari benshi bagiye mu bupfumu, hari benshi bagiye mu bapfumu Mwami, bemeye kurekura. Hari benshi bakuyemo inda bongeye kuza imbere yawe, hari benshi baretse ubusinzi, bataye ubusambanyi, bagarutse imbere yawe. Abantu baretse guhisha imitungo abo bashakanye, abantu baretse uburiganya no kurya ruswa, abantu baretse Mwami kurenganya imfubyi n'abapfakazi, abacuruzi
abacuruzi nabo baretse kunusura, abo bose baje munsi y'umusaraba bakimara kumva guhamagara kwawe, abo bose barashaka kurekura, abo bose bararekura kubera ko bumvise imbabazi zawe zimwe wagiriye igisambo ku musaraba ukakibwira ngo murabana muri paradizo. Izo mbabazi nabo barazikeneye mwami, mbaturiye imbabazi zawe, mbaturiye za mbabazi wagiriye abishi bawe ukavuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Izo mbabazi zibamanukire, buri wese zimukoreho mu izina rya Kristo Yesu. Reka marayika wakure kuri buri wese ukishije bugufi amavi y'umutima agashaka gusabana nawe mwama cyumva ubutumwa. Urakoze rero, reka marayika wawe uri kujyana mwami raporo, uri kugenda ushyira ikimenyetso ku bwoko bwawe uhereye none mwami nyiringabo. Aba bantu mwami bateze amatwi iri sengesho mbaturiye mwami kubohoka, ndababohera inyatsi n'akarande mu izina rya Kristo Yesu, ndaboha uburwayi mu izina rya Kristo Yesu, ndaboha agahinda mu izina rya Kristo Yesu, ndaboha abadayimoni mu izina rya Kristo Yesu, ndaboha abatwezi n'abarangi mu izina rya Kristo Yesu. Reka buri wese umugarure mwami ibye byanyazwe, ibyo yinyaze ubwe n'ibyo wamunyaze cyangwa ibyo satani yamunyaze, ndabigarura mu izina rya Kristo Yesu. Ndahagarika abapfumu n'abarozi ku buzima bwabo mu izina rya Kristo Yesu. Ndahagarika abapfu bapfumbase abazima babarekure mu izina rya Kristo Yesu. Ndabahagaritse bose mu izina rya Kristo Yesu.